hanyuma muri pati y'ejo hashize yarangiye twasize Brian ndetse na Deborah bari kunywa inzoga basinze. gusa nanone Brian ntabwo aba yishimye. Brian ndetse na Deborah bamarana iyo weekend yose, ariko ku cyumweru nimugoroba Brian abwira Deborah kamubwira ati Deborah ndatashye. Deborah uratashye se kandi ugiye? Ntabwo uzi ko uzataha ejo se mu gitondo? Brian aravuga ati umva Deborah, ntabwo nashobora, nta nubwo nakomeza gukora ibi bintu, ntabwo nabishobora pe. Muri njye ndumva hari ikintu gikomeye ndimo ndasenya mu buzima bwanjye, ndimo ndagenda nsenya urugo rwanjye gake gake. Umunyarwanda niwe wavuze ngo usenya urw'umutiza umuhoro. Nibyo koko wa mukobwa we, nibyo wakoze, wanije umuhoro kugira ngo nsenye urwanjye. Ese basi niba wowe utiyubaha ukaba wumva udafitiye impuhwe njyewe Brian, basi tekereza ku muvandimwe wawe Gloria. Deborah aramwihorera akavuga ati icy'ingenzi ni uko twarumvikanye nta hantu ugomba kujya. Brian ahita avuga ati uzi n'ibindi, ndagiye bibe uko byakabaye. Nushaka ugende noneho ubibwire umugore wanjye aho bigeze, nanjye ubwanjye ndi kubona ko ndi umugabo mbwa pe, ntabwo nkwiriye uriya mukobwa. Murumuna wawe ntabwo mukwiriye, ntabwo akwiriye umugabo nkanjye. Simvuze ko ntamukwiriye byo kuba namubera umugabo, ahubwo uwo nabaye we muri iyi minsi ntabwo akwiriye murumuna wawe, akwiriye Brian wa mbere, Brian bahuye mbere akiva hanze ageze muri iki gihugu. Ariko Brian w'uyu munsi ntabwo akwiye umugore mwiza nka Gloria. Deborah, uri muramu wanjye nubaha, ariko wanyisuzuguje umunsi wa mbere, uryamana nanjye ukigira nkaho ntacyabaye. Nari nzi ko byibura bishobora kugutera ipfunwe n'ikimwaro. Byibura ukaba wabona ko wanahemukiye umuvandimwe wawe, ahubwo byaguteye ishema, wumva wakomeza no kubikora. Ariko jya nibaza ubundi ugira ubumuntu, basi se mu mutima wawe utekereza iki? Numva ufite amatsiko yo kureba ikintu ubutekereza. Ahari wenda nibwo nabasha kumenya ngo Deborah tuba turi kumwe ni muntu ki. Kuko nubwo runaka turi kumwe ntabwo njya mbasha kumenya uwo uri we. Brian ahita ahaguruka agafata ibye byose ahita yitahira. Arataha rwose mu gicuku rwose bwije, agera mu rugo agasanga umugore we yaryamye. Arasona bimwe bisanzwe, umukozi arabyuka agafungura akavuga boss kutashye nijoro se kandi? Brian nta kintu amusubiza, aramwihorera. Umukozi ati boss ko warakaye kandi byagenze bite?
akamubwira ati umva mbabarira ntabwo meze neza pe, urabizi turi inshuti, ngufata nk'umuvandimwe, nta nubwo ngufata nk'umukozi muri uru rugo, wowe uri petit frere wanjye, ariko basi mbabarira wihangane rya none kuko ntabwo ntuje. Ahubwo se umugore wanjye arimo? Ndati cyane boss, ati se umugore wawe buriya ko yitonda yajya ahera? Atuzi ko niyo mubwiye ati mabuja ko imirimo yose nayisoje waretse tugatembera ku muhanda byanga, ibaze ko nanamwinginga ngo tujye no muri siporo akabyanga. Boss ndabona umugore wawe asohoka muri uru rugo mutari kumwe, bose ubwo urumva koko yaba ari. Ariko uyu munsi yaryamye kare, ugende neza utaza kumukangura. Brian ati sawa, yinjira mu nzu, aragenda yagera mu cyumba agasanga koko umugore we araryamye, asanga atiyoroshe neza, amusoma mu gahanga yarangiza akamworosa, yicara ku gitanda akitegereza umugore we, aramwitegereza akamureba umwanya munini. Umutima akavuga ati mugore mwiza, mumara kumenya amabi yose nagiye nkora, ati ndifuza yuko byibura numenya ibibi byose nagukoreye, ukamenya ko naguciye inyuma, byibura uzambabarire. Brian atangira no kurira, ikiniga kikamwica. Umugore we yumva umuntu usa naho ari iruhande rwe, wagira ngo ntagatuje. Brian ahita akanguka, kubera ko rero aba ari no mu mwijima, ahita avuza induru. Brian ahita amubwira ati babe, tuza ni njyewe, humura nta muntu wakwinjiriye, humura nta kibi cyakwinjiriye, tuza ni njyewe ndahari. Brian ahita ahobera umugabo akavuga ati babe, nari ngize ubwoba, nari nikanze, nari ngize ngo natewe, ubwoba bwari bunyishe. Brian ati tuza, ndahari kandi ndi mu ruhande rwawe. Brian ati none se be, waje ryari? Kutambwiye se ko uri buze? Nari kuba nagutegereje, ntabwo nari kuryama utaraza. Ndati mbabarira umugore mwiza, uko byaba bimeze kose mba ngomba gutuma udahangayika. Iyo nkubwira ko ndi mu nzira, ari kuguma umpamagara buri kanya umbaza ngo ngeze he, ariko none dore ndi iruhande rwawe. Gloria ahita abyuka agacana itara, kumwe none se baby, basi hari ikintu wafashe? Reka mbyuke ngire ikintu ngushakira urya. Brian atoye umugore mwiza, never mind, I'm okay. Ati gusa icara tuganire. Gloria ati ariko ndabona udatuje, wagiye udatuje kuwa gatanu nijoro, none ugarutse udatuje, niki kitagenda neza mugabo mwiza? Ese aha muri uru rugo hari ikintu kibi cyakozwe?
naba se basi narakubabaje simbimenye, mbwira niba hari n'icyo nakoze, niteguye gusaba imbabazi. Ni ukuri iyo mudu urimo ntabwo ndi kuyikunda, ntabwo ndi kwishimira uku kuntu ndi kukubona. Brian ati mugore mwiza, wikishinza amakosa, wikishyiraho icyaha, ahubwo ninjye udashobotse, ninjye mubi. Kuba ameze gutya ni ukubera ko natuje, kuba ameze gutya ni ukubera ko ndi kuguhemukira. Ese ubundi ibintu ndi kugukorera ni ibiki? Ndimo ndahemukira urukundo rw'ubuzima bwanjye. Mana ubundi ibi bintu bimbaho ni ibiki? Gloria ahita avuga ati mbe ni ibiki uri kuvuga? Ese ninde uri guhemukira? Yaba ari njyewe? Ntabwo ufite undi mbe ntazi. Brian ati ni wowe mugore mwiza. Mu gahinda kenshi no mu marira, Brian biba byamurenze, noneho akagira ikiniga muri we, akumva neza agiye guturika umutima. Ahita abwira umugore we, akamubwira ati mbe singiye kwiruka ku gasozi, yewe singiye no gusara. Biba uko byakabaye, bicaho byagaciye. Unkoresha icyo ushaka, unkorera icyo ushaka, ariko numva nashoboye kubyihanganira. Kurera ariko se ni ibiki wakoze? Ni ibiki uri gukora muri iyi minsi biri gutuma witwara gutyo? Ese ni ibiki wankoreye? Nturanduka, yewe nturambwira nabi. Ni iki wakoze gituma wiyumva gutyo? Brian ati mugore mwiza, ibyo nakoze biruta ibyo byose uri kumbwira. Nakoze amabara n'amahano. Brian atari kuri kunshaka. Brian n'ibiki uri kumbwira? Wakoze iki? N'ibiki wakoze? Brian aratangira akamubwira ati mugore mwiza, naguciye inyuma. Brian atuvuze, wowe Brian unci inyuma njyewe Gloria? Undi ati yego mbe. Brian atoya, Gloria atoya. Brian gabanya imikino. Ese uri kubibwira kugira ngo unyumve? Rwose wanciye inyuma ryari? Ko nta hantu n'ahantu hamwe ujya ujya ntabizi. Ingendo zawe zose kuba wazimbwiye, uciye inyuma byageze gute? Brian ati Gloria, tega amatwi mbikubwire, kuko byakomeje kunyanga mu nda. Ndumva ntashoboye kubihandaringa, ntabwo ngishoboye kubibika mu mutwe wanjye ndetse no mu mutima, kubera ko ntabwo nabishobora. Ndi kujya gufatanya gusinzira ngo ntora agatotsi, nkakubona mu maso yanjye uri kumwenyura, nkakubona mu maso yanjye uri kunsekera. Nakibuka ko naguciye inyuma, ndetse nanaguciye inyuma kenshi gashoboka, nkumva neza ndasaze, nta mahoro mfite, sinabasha no kurya. Ese nabishobora gute? Ndajya kurya nareba mu ipleti nkabonamo isura yawe, ndajya kunywa amazi ari amazi nkabonamo ishusho yawe,
ndajya muri dushe ngiye koga ngahura n'ishusho yawe, mbese aho ngiye hose ndi guhura n'ishusho yawe, nabuze amahoro. N'ubu twicaye ahangaha ndi kukubona ariko ndi guhindukiza amaso nabwo nkabona isura yawe. Nta mahoro n'aya na make mfite, ese ndakora iki? Gloria ati be, umeze neza? Ntabwo warwaye umuriro wakurenze uri kuvugisha? Brian ati wivuga ngo ndarwaye ndi muzima, urumva se ndi gutwika? Meze neza birenze n'ibikenewe, meze neza bisanzwe, ntabwo rwaye, ariko ahandi ndarebye, mu ntekerezo ndarebye, nta mahoro nayo na make mfite, sinzi icyo gukora, sinzi n'icyo kureka. Ati be, uribuka umunsi ntaraye hano mu rugo? Ati yego ndabyibuka. None se nigeze nkubwira aho naraye? Gloria ati ariko ntabwo nabikubajije, numvaga bitari na ngombwa kuko njye nizera umugabo wanjye. Brian ati mugore mwiza, uriya munsi ni umunsi wa mbere nakoze ikosa nkaguca inyuma. Gloria ati ariko nizere kuri kwikinira, kuko ibintu uri kumbwira ntabwo nabyizera. Brian ahita agira uburakari bwinshi, kavuga ati ariko se gubwiza iki be? Naguciye inyuma, naryamanye na mukuru wawe, maze igihe ndyamana na Debora, akantera ubwoba ngo arabikubwira. Gloria ahita yikangamo, kavuga ngo ugize guki? Garukamo ibintu uvuze. Waryamanye nande? Debora nzi mukuru wanjye, twose ibere rimwe, same mama and same dad, hanyuma same brand. Mukuru wanjye nzi Debora? Oya, nizere kuri kwikinira, reka nizere kuri gukidinga, sibyo se base? Rero ati mugore mwiza nyumva. Gloria ati ya, nta kintu umbwira, mbwira neza, ni Debora nzi? Brian ati yego. Gloria ati ya, ntabwo nabyizera, mukuru wanjye, umuvandimwe wanjye, waratinyutse, reka nizere kuri gukina uri kubibwira kugira ngo ndebe. None se ubwo byakujemo bite? Watinyutse ute kuryamana n'umuvandimwe wanjye, noneho byongeye mukuru wanjye? Ariko ibyo bintu uri kubyumva, uri kubikurura? Brian, ndagukunda pe, uri byose kuri njye, ariko hari ikintu ntakihanganira. Wenda iyo ubwira ngo wanciye inyuma ahandi ku wundi mukobwa cyangwa se ku wundi mugore ntazi, ariko atari umuvandimwe wanjye, oya, this is too much. Ntabwo nakubabarira, nta nubwo nakumva. Niba koko ari ukuri, waba umbabaje cyane. Ese niki waba waramboranye? Ariko mwese mushidukira ubwiza bwa Debora, iriya nzobe yicyanye, n'aya maso yarerembura buri wese akumva arashize. Ibyo nibyo byonyine byagukuruye? Mbe ndagira ngo mubaze, njyewe Gloria ndi mubi? Ariko tureke no kwitaka, uretse ko njyewe ntajya mbona umwanya wo kwigira nk'ibyo yigira. Utekereza ko mukuru wanjye andusha ubwiza? Inzobe arata ndayifite, amaso akaraga ndayafite, basi mbwira wabitewe n'iki? Kubera ko njye ntari icyomanzi, ntigeze niri na rimwe usanga hari umuhungu n'uyu n'umuzi wasanze ntazi kugufata neza, ujya kureba Debora ufite experience, ufite uburambe mu kazi. Ese wabuze abasore nagiye ndeka
nagiye ndi nyuma kubera wowe. Ese wabuze abantu bagiye bambwira ko ndi mwiza kurusha mukuru wanjye? Kuki njye ntitwara nkawe se? Nuko niyubahisha nkihesha icyubahiro nkihesha n'agaciro. Ubwiza aratira buri umwe nanjye ndabufite. Ese wari uzi ko niyo ndi gutambuka mu muhanda iyo twatemberanye nkajya ku ruhande gatoya ntabura uruhuri rw'abasore baba bari kuza bambwira ngo baterete, nkatabarwa n'impeta nambaye, nkatabarwa n'uko ndi mariye. Yego ndabyemera nakuriye mu cyaro, wenda hari kutagenda no kutava mu rugo byarandinze, ahari wenda nanjye bameze nka mukuru wanjye. Gusa njye ntabwo ndata icyo ndicyo, ubwiza bwanjye simbugira iturufu. Ese bazi ntabwo nguhagije? Icyo wagiye gushaka kuri mukuru wanjye ntari mfite ni igiki? Ururi yatangira no kurira. Renda buri icyo avuga kareba umugore we gapfukama tuvuga ati ndakwigeze mugore mwiza, ntacyo nakuburanye, nasanze uri umukobwa wuzuye, ntabwo wiyandaritse by'abubu, nasanze uri umukobwa wihesheje agaciro. Ni njye jyenyine musore, ni nanjye mugabo jyenyine ukuzi. Ibyo ndabikubahira kandi mbiguhera n'agaciro, ariko mbabarira mugore mwiza, mbabarira narakuhemukiye, mbabarira ngushenguriye umutima, ngushishimuriye umutima, ariko ndakwinginze mbabarira irya none, mbabarira ndakwinginze. Niba byibura wanyumva muri kano kanya, nyumva umbabarire uwo kagira Imana we. Gloria ahita ahaguruka akamusiga mu cyumba, arasohoka akajya hanze. Aba ari nijoro, asohokana n'icyo kwifubika afite, aba ari mararira, agahinda ari kose. Atangira kwibaza byinshi, akavuga Mana, umuryango wanjye wacumuye iki? Ese ni iki twakoze? Ese ubundi Mana nkubaze, mukuru wanjye ubundi turavukana? Njya nibaza niba ari data wamubyaye bikanshobera, niba kwibaha byaramunaniye yageze no ku mugabo wanjye. Mana, ibi ntabwo nabyihanganira. Brian aza amusanga, Brian akavuga ati Brian, mbabarira ntabwo nshaka kukubona mu maso yanjye, ndumva ntashaka kumva ikintu umbwira, mbabarira ndakwinginze. Ahita avuga ati mugore mwiza, nari nguzaniye icyo kwifubika. Arabwegera akamufubika, ariko Gloria aba afite amarira menshi. Umugore we areba uburyo umugore we ashenguwe, agahinda ari kenshi kuri we, gusubira mu nzu bikamunanira. Aravuga ati niba udashaka gusubira mu nzu, nanjye ntabwo ngarukamo, twese basi turare hanze, ubwo nyine imbeho nikwica nanjye iranyica. Hanyuma reka twigarukire kuri Claire. Claire bari kumwe na mukecuru, ariko umukecuru aba arwaye. Abarwayi atameze neza, anarembye. Claire akajya abura n'uburyo ajya ku ishuri. Claire yatangira kubwira nyirakuru, akavuga ati nyogoko, ko mbona ugenda urushaho kuremba,
kandi ukaba ubizi ko nta mafaranga nta n'ubwishingizi dufite. Ubu ndagira nti koko ndahera hehe nkujyana kwa muganga? Umukecuru ati mwana wanjye, ati rega n'izabukuru zirimo, ati ndashaje n'ukuri, ndanananiwe, n'ibirwara by'izabukuru, ntugire ikibazo ntuhangayike, ariko ndabona umaze igihe kinini nk'ibyumweru biri kuba bibiri wirirwa aha utajya ku ishuri. Mwana wanjye, gerageza ndakwinginze basi ujye ku ishuri. Claire yatuye nyogoko, none se ndagusiga ngo usigire nde ko utabasha no kweguka? Ese ninde uzaguhereza byibura n'amazi yo kunywa igihe nzaba ndi ku ishuri? Ubu se uramutse urembye n'ahari ukagira icyo uba kuko nazibabarira. Nyogoko ndakwinginze basi reka mbe ndi hano. Umukecuru ati none se mwana wanjye, uraguma ahangaha kugeza ryari? Kubona nari udufaranga mfite ngo ndashaka n'iyo miti. Claire ati nyogoko, basi ngiye kugurisha iyi telefone Rugani yampaye, ndebe ko nabonamo amafaranga byibura niyo yaba ari make. Ariko ndebe ko nakuvuza. Umukecuru atoya mwana wanjye, iyo ni impano wahawe, jya uha agaciro impano. Mwana wanjye, njya mbona uburyo uriya muhungu aba akwitayeho, ntuzamutakaze, uzamubera indahemuka. Ndati ndakumva nyogoko, kandi rwose ndakumva cyane. Claire ati ndabyumva nyogoko. Claire yahita asohoka akajya ku muhanda gushaka umukiriya ushobora kumugurira telefone. Agera mu muhanda by'imyakuye n'amahirwe ye make agahura n'imodoka ya Rogani. Rogani ahita aparika. Claire yahita amubona agasa n'uhunga. Rogani ati Claire, nakubonye wihunga. Ahubwo ati basi hagarara ndashaka ko tuganira. Claire, niki nagukoreye? Ese niki nagukoshereje? Kuki uri kumbana bigeze aha? Ibyumweru bibiri birashize, nta nubwo uri kuza ku ishuri. Nta nubwo byibura uri no gufata telefone yanjye ndaguhamagara ukanyihorera, nkakwandikira ntusubize. Niki nakoze? None se waba warababajwe nuko mu birori byabaye ku ishuri ejo bundi muri fashion natambukanye na Jesse? Byarakubabaje? Uribuka ko ejo bundi twari dufite ibirori ku ishuri mu byumweru nka bingahe bishize? Urabizi ko ndi umumodo, kandi uranabizi ko na Jesse ari umumodo. Ariko tugarutse kuri wowe, ntiwirengagize yuko ibintu bya modeling utabikunda, yewe nta nubwo ari ibintu byawe. Ariko urabizi ko ngewe rwose ngenda bishoboye. Narwanye no kugira ngo bampereze undi mukobwa utari Jesse, ariko abari aho bose barabyanga. Hariya mu kigo nta muntu n'umwe utazi ko Jesse ankunda. Ariko urabizi Jesse simukunda, ahubwo nkunda wowe Claire. Ni wowe nkunda, ngukunda ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Urabizi uburyo ngufatamo, ariko kuva urya munsi nta nubwo watumye n'ibirori birangira. Narasohotse ngushatse ndakubura
kuva uriya munsi ntiwongeye kugaruka ku ishuri. Ese nibyo byakurakaje? Karen yareba Logan akavuga ati Logan, njye ntacyo ndicyo, sina ngombwa yuko nkunda. Ahari wenda uramutse ukundanye na Jesse nibyo byaba ari byiza, n'ibyahari byaba ari byo mugisha. Kubera ko uriya mukobwa aragukunda, ahari wenda muramutse mukundanye byaba bisa neza, njye mba mbona muberanye kandi nta n'icyo byantwara. Logan yitegereza Crania kuko ariko uretse gatoya uri seriye? Njyewe Logan ngende nkundane na Jesse kubera iki se? Ndajya gukundana na Jesse kandi uhari? Ese uribuka ko tukiri batoya twahanye isezerano? Urabyibuka yuko njye nawe kuva mu nursery tutajyaga dusigana? Ese urabyibuka yuko no mu class turi mu nursery teacher yakubazaga ati ninde ukunda? Mu masoni menshi ukavuga ngo teacher nkunda Logan. Uribuka ko abantu bose niyo habaga hari umwana uje gukina nanjye muri break tukiri batoya w'umukobwa mwasereraga ukamubwira ati girayo ugenda, Logan ni uwanjye. None ubu tumaze gukura urashaka kunsiga, ushaka kundeka? Ahita amufata akaboko akamuhindukiza bakarebana. Yarenze akamubwira ati Crania, ndeba mu maso, njyewe Logan ndakurahirira igihe cyose nkiri kuri iyi si kandi ngihumeka, nta niri na rimwe nzigera nkunda undi mukobwa utari wowe. Ntabwo nzi imyaka maze ngukunda, ariko icyo nzi nuko ari we mukobwa wa mbere nkunda, nta n'undi nigeze nkunda. Uyu munsi rero winyigisha ku bijyanye no gukunda n'amahitamo, kubera ko nahisemo wowe. Kenya ahita aturika akarira akavuga ati Logan, erega si uko nanjye ntagukunda, si nuko nanjye ntagushaka, ariko ndakuvuna, ndakugora. Dore nk'ubu maze igihe cyose uhangayitse, ahari uri no kwibwira yuko nakurakariye ngo wamodarinze ngo uri kumwe ngo na Jesse, kandi ibyo ntago ari ukuri, ntago ari ko kuri pe. Ahari ushobora kuba uri kwibwira yuko maze izi 2 weeks ntaza ku ishuri kubera ko nakurakariye. No, ntago ari ko biri. Ntago nakurakarira kuko nzi neza ko utabikora. Ntabwo narakara kubera ko ndakwizera. Ntabwo waba ugiye kwiga gukundana n'undi mukobwa uyu munsi. Logan, erega ndakuzi, twarakuranye, ibibi byawe n'ibyiza byawe ndabizi, ahubwo impamvu ndi kukwegezayo ni ukugira ngo ndeke kukwikoreza imitwaro yanjye. Logan, umukecuru wanjye ararwaye kandi ararembye, nabuze icyo nkora n'icyo ndeka. Urabizi na insurance tugira, ntabwo ubwo bushobozi tubufite. Ibi byumweru byose maze nagendaga njya muri buri rugo habakorera amasuku bakamutwa udufaranga dukeya, n'utwo duke babaga bampaye. Nagera mu rugo ngasanga ntacyo kurya gihari, nkaba mpashyemo ibyo kurya n'ibyo kunywa, nkaba mbuze uko ngura imiti ya mukecuru. Mukecuru wanjye ararwaye kandi ararembye.
ikindi kandi imiti akoresha Logan irahenze, bimaze kunshobera, bimaze kundenga. Ntabwo ndi kukwingiza yo kubera yuko mbishaka, erega nanjye mba numva nabo ndi kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe mba numva ndi safe, mba numva ntuje, iwawe mabonera umutuzo n'umunezero. Iyo turi kumwe mba numva nta cyampangara, kuko mba mfite intwari yanjye iruhande rwanjye, mba mfite undwanirira. Izuba ryava akambera umutaka, mba mfite uwo nshobora kwishingikirizaho, mba nzi ko mfite byibura untegera ibitugu bye nkaririraho, wa wundi untega amatwi amanywa nijoro. Ariko nanjye sinjye, ibyo ndi kunyuramo nibyo biri kungira ubundi uyu munsi. Logan ahita ahobera Kenya, ahubwo atumbabarire, ntabwo nari nzi ibyo uri kunyuramo. Mbabarira, sinabanje kugutega amatwi, naje ngutura umujinya kubera ko nari nzi kuri kumpunga. Mbabarira ndakwinginze. Kenya yaterega ndakuzi kuva mu bwana, nuko umeze, nikumeze kandi narakwakiriye. Mbanze uko ngutwara nuko nshobora kuguturisha, ahubwo mbabarire kuba naratinze kukubwira. Logan ahita amubwira, hano mu ikofi yanjye nari mfitemo ibihumbi 50. Basi se hari icyo ari bufashe? Kenya yatuye Logan, wamfashije byinshi, ubu nari ngiye kugurisha telefone. Logan atunguye, wari ugiye kugurisha telefone, hanyuma se wari kuyigurisha njye nawe tukazongera kuvugana gute binyuze mu zihe nzira? Twari kuzahura ukambwira ko telefone yabaye iki? Telefone wayishyize he? None se wari ugiye kuyigurisha ngahe? Ayo bari kumamo yose ni ukuyemera. Logan araseka. Kenya, uri serious? Ati urumva bari kuguha nkangahe? Bose bari kumamo nka 30. Logan araseka koko. Ngo ati Kenya, tugabanya ubwana kuko n'ubutezi. Uzi iyi iPhone nayiguze 1M. Iyi telefone igura miliyoni. Kenya yahita yikanga. Ati ngo iki Logan? Telefone igura amafaranga angahe? Miliyoni? Njyewe Kenya ntunze telefone ya miliyoni. Amafaranga njyewe ubwanjye ntaranareba no mu maso yanjye. Ahubwo se buriya nari natungaho n'ibihumbi 10 mbumbe ngo mbifate mu ntoki zanjye. Hari ibyanjye nitegekaho, none ngendana miliyoni mu ntoki. Oye Logan, reka nizere kuri kurengera, just uri kukidinga ariko atari byo. Ngeze aho ngaho wirengera ngo ntere ubwoba. Logan ahita akora mu ikofi, ahubwo ati fagitire yayo ndayigendana, dore ngiyi. Wabibonye? Kenya yarikanga, ahubwo Logan waye? Kuki wampaye telefone ihenze? Miliyoni. Logan ati babe, tuza. Ufite ikihe kibazo? Niba itari ibyo ntabikora. Ngata ahubwo fata amafaranga ujye gushakira imiti nyogokuru, ibindi tuzabivugana yakiza ameze neza. Naho ibyo uko ufite telefone ya miliyoni, n'izirenze za miliyoni zirahari kandi abantu barazitunze. Miliyoni ntabwo ari ibintu birenze. Kenya biramushobera, ajya gushakira umukecuru imiti, ariko muri we uri kwibaza ibintu byinshi byamushobeye byamucanze. Twigarukiriye mu rugo kwa Gloria. Mu gitondo Gloria yicaye aho, aba yicariye mu sitting room, umukozi amaze kumuzanira breakfast, ariko ari kuyireba nk'udashaka kugira icyo ayikora. Bumva hari usona,
Gloria akamubwira ati banza urebe uwo muntu uri gusona. Umukozi arafungura, mu gufungura agasanga ni Debora. Avuga ati ati mbega ni wowe mukuru wa mabuja? Ati harya ubwo nawe nturi mabuja? Debora araseka atahari. Tumubaza ati none se ubundi Gloria arimo? Undi turetse na Gloria ati na boss arahari. Undi ati okay. Arinjira, yamara kwinjira Gloria ahita amubona, ahita ahaguruka akamubwira ati Debora, uje gukora iki wanjye koko? Uje kuhakora iki? Urashaka iki? Urarenze kandi uje n'iwanjye? Undi ati amba, ntabwo nemerewe kuza iwawe ze? Undi ati ntabwo wanyuzwe nyuma yo kumara weekend yose uri kumwe n'umugabo wanjye? Ntabwo wanyuzwe uje no kumusanga hano mu rugo? Muguhamagarire mu bisoreze hano, ntabwo nkurangire icyumba aho kiri. Dokata ahangaha uzamuke, hanyuma nugera hejuru ukate ibumoso bwawe, icyumba cya mbere uri bugereho uramusangamo. Debora ati ibintu uri kuvuga ntabyo nzi. Gloria ati ntabyo nzi. Okay, niba utabizi rero katusohoke umvire mu nzu. Debora turakomeje? Ati yego ndakomeje. Birenze nuko bitekereza. Sohoka mvira mu nzu. Undi atari ko wasaze. Ni wowe se muri umuntu wanjye nzi uri kumbwira gutyo? Noneho ntabwo nsohotse, reka nicare. Gloria ahita amwegera. Akamubwira ati Debora, wabikoreye iki? Umugabo wanjye kweri? Waratinyutse uryamana n'umugabo wanjye? Ese basi nubwo wangirira impuhwe? Ingo z'abandi warazisenye, warazimaze. Erega ntugire ngo buriya kasi ntabwo twaganiriye. Twaraganiriye ariko ndenzaho ndakwihorera. Wasenye urugo rwa kasi ndetse na Calvin, none ugeretseho urwa Gloria na Brian. Ese urabona bizakugeza kuki? Bizakumarira iki mukobwa? Uzi ko neza neza umaze kwigira inyana y'akarere? Nako ntabwo uri iy'akarere, uri iy'igihugu. Abagabo bose ni abawe. Uzi ko usigaye usambana kurusha isazi aho unyuze hose. Mbese umeze nk'ihene yarinze, umeze nk'inka iba yarinze. Umugabo wese ubonye umwishinja. Reka nemere ko waryamanye n'umugabo wanjye, ariko se buriya Brian ni wagushotoye? Ntabwo waraje umukaragira ayo maso yawe atakuzi ko ayo maso nayamena mu rusenda. Iby'ubuvandimwe reka tubishyire ku ruhande. Ubundi wibonamo iki? Wiyita iki? Ese ubona urenze iki? Mva nkubwire dia, umwijuto w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwe. Urireba ubwiza n'ubushongore n'ubukaka ukumva urarenze. Tuzajye mu marushanwa se njye nawe, tureba ari njye nawe umwiza kurushaho. Dusohoke duhagarika abantu batubwira ni njye nawe umwiza ninde. Debora ahita aseka rwose agatwenge, umva karangirira karangurura, akavuga ati lala, wowe Gloria ugeze naho wigereranya njyewe nanjye umwamikazi rwose w'uyu mujyi? Ninde wakubeshye kuri mwiza kundusha? Ninde wakubeshye ko wagira kuri njye? Gloria ati haguruka undebe wirebe. Ubona ndusha ubwiza? Ndakurenze aha nahe rwose. Uko ubona ijuru ryitaruye isi, ni nako ubwiza bwanjye bwitaruye ubwawe. Wowe ntabwo wankurikira. Debora ahita ahaguruka, umujinya mwinshi akamwikokomora. Akavuga ati ariko wareba umushenzi nkawe ari kunsuzugura ngo arandusha ubwiza? Urandusha iki wowe? Gloria atabwo mbwira icyo wabikoreye. Debora tumva rero, tega amatwi kurugutura nkubwira. Mu gihe kubaka byananiye,
mu gihe cyose nkunda sinkundwe, mu gihe cyose nta mugabo mfite uhamye, nta mukobwa uzanyubakana. Ugomba kumera nkanjye nawe ugatandukana n'umugabo, ukaba indaya nk'uko nanjye uri kuvuga ngo nsigaye nsambana kurusha isazi, noneho ukaba maraya kurushaho, ukajya wirirwa uryamana n'abagabo bose ubonye. Ibi uri kunseka ngo ndakora, wowe ngiye kurusenya ku buryo nawe uzayoboka nk'iyi nzira yawe. Ngo rero turibeshya, njye sinzaba igihomora ntabwo icyo manzi nkawe, sinzigera nitesha agaciro nkawe. Debora tuvuze ngo iki? Njyewe ndi icyo manzi, ngo rero ahubwo uri icyo ntazi. Nakuburiye inyito. Debora ahita ahaguruka agakubita urushyi murumuna we, kumukubita urushyi. Gloria aramwishyura. Debora araseka ati kuva ryari njyewe nguhana ubu bwawe ukifata ukongera ukankubita nk'uko nanjye ngukubise? Gloria ati hari kera ubu narakuze. Debora ati ndaje nguhane bya kibyeyi kandi bya nyabyo. Debora atangira kurwana na murumuna we, umukozi aba ari hafi aho byose ari kubireba. Yagendaga kumangira Brian avuga ati boss, tabara umugore wawe rwose byakomeye, bamumereye nabi, nutinda rwose umwuka barawumaramo, kandi urabizi ko umugore wawe uri umutesi nta kintu yishoboreye. Brian ati ari kurwana nande? Ari kurwana na mukuru. Ti wa mukobwa ujya ukunda kuza hano njya numva ngo ni mukuru. Brian ahita abyumva agasohoka, aramanuka agasanga koko Gloria na Debora bari kurwana. Ahita afata Debora akamusohora hanze. Avuga ati ariko se mukobwa, nta nubwo wiba uratinyuka ukankubitira umugore? Nanjye ubwanjye sinzigera niri na rimwe ntinyuka, sinzanabitekereza. N'undi munsi n'ikindi gihe, niba udashaka guhura n'uburakari bwanjye, sohoka ahangaha ugende, ntuzangarukira. Nta soni. Ahamagara umukozi akavuga ati sohora rwose, sohora iyi mayiti, sinshaka kongera kuyibona mu maso yanjye. Ahita yinjira, kareba umugore wa Gloria. Gasanga nyine hari ukuntu Gloria Debora yamukomerekeje, amushyira mu modoka akamujyana kwa muganga. Tugaruke kuri Claire ndetse na mukecuru. Mukecuru aba arembye pe, arembye cyane. Claire yasigaye muri bakarira gusa. Aramubwira ati mukecuru, ndakwinginze, uko iminsi iri kugenda ishira ni kuri kugenda urushaho kuntera ubwoba. Ndakwinginze ntuzansige kuko ntahora waba unsize. Mukecuru aramubwira ati ahubwo mwana wawe, agera hano hari icyo nshaka kukubwira. Ati se wa muntu we ko ubuzima budutwara aho bushaka? Ati rega nanjye ntabwo nakifuje kugusiga, nanjye ndumva nkeneye kuzakubona rwose. Mwana wanjye waravuyemo umukobwa mwiza, uri umukobwa ukomeye, ariko icara hari ikintu nshaka kukubwira. Inkuru yacu reka tuyisubikira aha. Ese mukecuru nicyo agiye kubwira Claire? Ni iyihe nkuru agiye kumubwira? Mukecuru ararembye, iminsi uko igenda ishira nikagenda arushaho kuremba, nikagenda arushaho kurwara. Ese bizagenda gute? Byose rero mu bice bizakurikira. Muri yitwa Mbabazi Naguha, ngiye yandika kandi nkayibagezaho. Nitwa Atete.